mbese ni ibigeragezo, mbese ni uburwayi, mbese ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Wa mukobwa we, mbese ni ukubona umaze igihe kinini, mbese ni ukubona bikomeye imbere yawe, ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Imana ishaka ngo wongere wibuke rwa rukundo rwayo, wongere wibuke bya bihe byiza wagiranaga nayo, wongere wibuke ya masezerano yagusezeranije, wibuke neza ko Imana nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya nayo. Imana ishimwe. Guma mu masezerano, Imana izakugirira neza. Imana ibyo yavuze izabisohoza, ibyo wavuganye n'Imana, Imana izabisohoza. Umwana w'umuntu abasha kwibagirwa, ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Imana ishimwe cyane. Mbese ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ibyo bigerageza ufite Imana irabizi, kandi niyo ije kukugirira neza, ije kubikuraho. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ongera ukomere, ongera usenge. Nshuti yanjye, nzanyira ijambo nkubwira ngo ongera usenge, va mu byurimo, reka gusinzira, nube maso. Imana ishimwe cyane. Mbese ni iki kiri kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Aho ngaho wari uhagaze, aho ngaho wari wicaye, muri ako kazi wari urimo, ibuka neza ko nubwo ako kazi ufite karimo intambara, ariko wibuke ko ari Imana yakaguhaye. Nshuti yanjye, ibuke neza nubwo uwo mugabo ufite arimo araguteza intambara, ariko ni Imana yamuguhaye. Ibuka neza nubwo uwo mugore bikomeye, ariko ni Imana yamuguhaye. Mbese ni iki kiri kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Imana ishimwe. Gayikunde. Iyo Mana ntabwo ihinduka, iyo Mana ntabwo yirengagiza, ni Imana itirengagiza. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana yongere iguha imbaraga. Iyi saha kuri iyi kamera ndi kugusabira imbaraga kugira ngo Imana yongere iguhe bya bihe byiza wari ufite. Haleluya. Imana yongere iguhe ibihe byiza, Imana yongere iguhe imbaraga n'amavuta, Imana yongere kwishimire, Imana yongere gushyira muri bya bihe byiza wari urimo. Garukira aho ngaho. Warakomeretse biragaragara, wahuye n'intambara, ugera ucika intege, ariko nje kukubwira ngo wicika intege. Nje kukubwira ngo aba maso, nje kukubwira ngo ngera ubyuke. Nta muntu wayiringiye ngo akorwe n'isoni. Nabonye iyi Mana, umubyeyi wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umugabo wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umukobwa wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umusore wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni. Nyemerera wizere iyo Mana. Iyo Mana irakomeye, iyo Mana irahari. Amen. Iyo Mana irahari. Azasanga uri mu bihe byiza. Yesu naza azasanga ugifite rwa rukundo. Yesu naza azasanga ukimwizeye. Wihemukira Imana, wikwihakana Imana, dore ntabwo yakwihakanye. Hari igihe abana b'abantu bari bakuvuyeho, ariko yikugumaho, ntiyakwihakana, ntiyagutererana. Nawe rero wihemukira Imana, wivuga nabi Imana, wicika intege. Nshuti yanjye, garukira aho ngaho. Imana irakwakira, Imana irakugirira imbabazi, Imana irongera inezeza umutima wawe. Ijambo ryayo riratubwira neza ngo hahirwa biringira Uwiteka, kubera ko nayo ngo izababera ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Komeza wiringire Uwiteka, komeza wizere Imana muri ubwo burwayi bwawe. Imana izururuka igukize muri ibyo bibazo byawe. Imana izururuka igukure muri ibyo bibazo, muri izo ntambara ufite. Imana izururuka igukure muri izo ntambara. Wa mukobwa we, nubwo hariho abantu bagufashe ijambo, ariko Imana yakubwiye ko izakugirira neza. Ntibigutandukanye n'urukundo rw'Imana. Ibyo byose ntibitume uva mu byizerwa, ibyo byose ntibitume uva mu masezerano, kuko Imana ikikurinze ubu ngubu izakugirira neza.
izakurinda, izagutabara, izakurengera. Ndi kubwira abantu rero ngo bave mu gahuge barimo, bavemo inyuma kwa Satani, bizere Imana. Kwa Satani nta cyiza gihari, kwa Satani nta masezerano ahari inshuti yanjye, ariko imbere y'Imana turahakirira, ntabwo tuhapfira. Aho byabonaga ko bikomeye umugirire neza. Mana, tubonye neza ko nta wadutandukanya n'urukundo rwawe, kuko dusanze waradukunze cyane. Ngaho nubagirire neza abafite ibibazo bitandukanye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hanze y'u Rwanda. Unyemerere Uwiteka, unyemerere ugenda ubasange, abakobwa ugenda ubasange, abasore ugenda ubasange, ababyeyi ugenda ubasange. Mana, abagabo ugenda ubasange mu izina rya Yesu Kristo. Bongere bibuke urukundo rwawe, bongere bibuke imbaraga zawe, ugenda ukora imirimo n'ibitangaza, kuko uri Imana ijya ibikora tukabibona, kuko uri Imana ijya itabara tukakubona. Tayasire meniyanse, uri Imana ijya ihindura ibyanze guhinduka, uri Imana ijya ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana ivuga bigakomera. Nyemerera wiheshe icyubahiro rero, unyemerere utanga umugisha ku badukurikiranye bose, unezeze imitima yabo, kandi byari byanze byemere. Aho bari bacitse intege, wongere ubahe imbaraga. Urakoze kubyumvise, urakoze ko wesheje icyubahiro. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tuzi neza ko Imana ijya ibasha gufata ibyari byananiranye bigashoboka, kubera ko twayizeye. Nukuri. Kwa Yesu nyine indwara zirakira, kwa Yesu ubutabazi buraboneka. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Wowe uruhijwe n'ibyo bibazo byose, Imana ikugirire neza. Amen. Kandi Imana igusange, kandi Imana iguhe umugisha. Humurira kurengera. Twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze ku Imana Irahari TV, kandi twongeye kubabwira ngo wowe ubabaye, wowe urushye, uremerewe, humura, Imana irahari kugira ngo ikugirire neza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umva uzi kuvugira Imana neza, ntabwo ari umwe muri ba bandi babivanze. Reka tumwakire atwibwire, yibwira abakunzi b'Imana Irahari TV. Ni karibu. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nyirarukundo Gloria Rebeka. Izina nzwiho cyane ni Rebeka, ni iry'amasengesho. Urumva, Imana iduhane umugisha cyane. Hanyuma reka utangire udusengera, udusabira umugisha. Imana yururuka ibane natwe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Mana, ndakwinginze kugira ngo ubane natwe aka kanya mu izina rya Yesu. Tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rikiza imitima myinshi, ijambo ryawe ridusubizamo imbaraga. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe, duhe imbaraga n'amavuta, kandi n'abagiye kurikurikira Uwiteka ubahe umugisha, kandi ugire aho ubavana, ugire n'aho ubashyira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvise, kandi ukaba ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze kudusengera, numvise rwose usenga neza nk'umukozi w'Imana. Amen. Hanyuma rero ndabizi ufite ibintu byinshi byo kubwira abantu. Ni karibu na message Imana yagushyize ku mutima. Murakoze cyane kunyakira kuri Ahava TV. Imana ibahe umugisha. Yego. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 35, turageza ku murongo wa 36. Titire y'amagambo iravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu mbese ninde? Urumva iryo jambo?
umutwe w'amagambo uravuze ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mbese umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe mbese umubisha wawe ninde? Ubwo Imana ikwitayeho kandi ikuzi mbese umubisha wawe ninde? Imana ishimwe cyane. haleluya haleluya. Ibice byaho ni 8, umurongo waho ni 35. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aya masaha nje kubabwira ukuntu umuntu ashobora gutandukanwa n'urukundo rwa Kristo, ugasanga ikintu kidafite umumaro kimutandukanyije n'urukundo rwa Kristo, ugasanga amagambo amutandukanyije n'urukundo rwa Kristo, ugasanga ibigeragezo bimutandukanyije n'urukundo rwa Kristo. Ariko ijambo riratubwiye ngo mbese ninde wadutandukanya ngo n'urukundo rwa Kristo? Imana ishimwe. Ntihagire ikintu kigutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Hari igihe wasengaga ukagira ubusabane n'Imana, Imana ikakureba ikakwishimira, Imana ikakureba ikakunezerererwa. Ariko iyi saha aho ugeze ubu ngubu wamaze gucika intege, waciwe intege n'amagambo, waciwe intege n'ibigeragezo. Ariko iyi saha nje kukubwira ngo mbese niki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nshuti yanjye komera, witandukanwa n'urukundo rw'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago? Ijambo ry'Imana rirakomeje ritubaza ngo mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago, mbese ni ibigeragezo, mbese ni uburwayi, mbese ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Wa mukobwa we, mbese ni ukubona umaze igihe kinini, mbese ni ukubona bikomeye imbere yawe, ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Imana ishaka ngo wongere wibuke rwa rukundo rwayo, wongere wibuke bya bihe byiza wagiranaga nayo, wongere wibuke ya masezerano yagusezeranije, wibuke neza ko Imana nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya nayo. Imana ishimwe. Cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara? Ngo cyangwa ni ukurenganwa, ngo cyangwa ni inzara. Ijambo ry'Imana riracyatubaza ngo mbese ngo ni ukurenganwa, ngo cyangwa ni inzara, mbese ni iki ngo cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Abantu benshi bacitse intege, niyo mpamvu ngewe nazanye iri jambo ryo kubabwira ngo nimukomere, nazanye iri jambo ryo kubabwira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibakura ku Mana yacu. Imana yacu ko yahoze kera n'uyu munsi ni kwikiri. Ngo maze ngo Sadrake na Meshake na Abedenego ngo barababwira ngo nimuramye ibigirwamana, barangije barabyanga, baravuga ngo Imana yacu iradukiza. Ngo ariko nubwo itadukiza irakomeza yitwa Imana, irakomeza yitwa ishobora byose. Bahamya Imana, bari mu bibazo, bari mu ngorane, bari mu ntambara, ariko barangije baravuga ngo Imana yacu iradukiza. Barayihamya, baravuga ngo ntabwo bishoboka ko twebwe dushobora gupfukamira ibigirwamana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa? Ngo ni inzara, ngo cyangwa ni ukwambara ubusa. Iyi saha Imana iri kukubaza ngo mbese niki cyagutandukanya n'urukundo rwayo? Ya masengesho yakubonagamo nshuti yanjye, Imana ntabwo ikikubona. Kwa kwiyiriza ubusa wiyirizaga ubusa, Imana ntabwo ikikubona. Kwa gusengaga wasengeraga abarwayi, Imana ntabwo ikikubona. Rwa rukundo wagiraga ntarwo kigira. Mbese niki kiri kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Zonegere botaya sire. Imana ya masaha iri kukubwira ngo garukira aho ngaho, kuko Imana ari urukundo. Imana iracyagukunda, Imana iracyagushaka, Imana ikwitayeho nshuti yanjye. Imana iracyibuka isezerano mwagiranye. Reka kwibagirwa, reka gucika intege. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Amen. Cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa inkota?
ngo cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota. Imana itugirire neza. Buriya umuntu niyo yaba ari mu bikomeye bimeze bite, ariko ari kumwe n'Imana, umva aba yumva akomeye, aba yumva hari izindi mbaraga zimuriho, aba akomeye muri we. Nyemerera rwose ntihagire ikintu kigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntihagire ikintu gituma uva mu nzira wari urimo, ntihagire ikintu gituma uva mu byizerwa. Guma mu byizerwa, guma mu masezerano. Imana izakugirira neza. Imana ibyo yavuze izabisohoza. Ibyo wavuganye n'Imana, Imana izabisohoza. Umwana w'umuntu abasha kwibagirwa, ariko Imana yacu ntabwo ijya yibagirwa. Imana ishimwe cyane. Mbese ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ibyo bigeragezo ufite Imana irabizi, kandi niyo ije kukugirira neza, niyo ije kubikuraho. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ongera ukomere, ongera usenge. Nshuti yanjye, nzanyira ijambo nkubwira ngo ongera usenge. Va mu byo urimo, reka gusinzira, nube maso. Imana ishimwe cyane. Mbese ni iki kiri kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Aho ngaho wari uhagaze, aho ngaho wari wicaye, muri ako kazi wari urimo, ibuka neza ko nubwo ako kazi ufite karimo intambara, ariko wibuke ko ari Imana yakaguhaye. Nshuti yanjye, ibuke neza nubwo uwo mugabo ufite arimo araguteza intambara, ariko n'Imana yamuguhaye. Ibuka neza nubwo uwo mugore bikomeye, ariko Imana yamuguhaye. Mbese ni iki kiri kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Imana ishimwe. Garuka ku isoko, ongera usenge, ongera ube maso, ongera ushake ibihe byo gusenga, ube mu mbaraga z'Imana. Imana izakurengera. Wa mukobwa we, Imana ntabwo igufiteho umugambi mubi, Imana izakugirira neza. Wa mubyeyi we, Imana ntabwo igufiteho umugambi mubi, Imana izakugirira neza. Wa mugabo we, Imana ikwitayeho cyane. Va mu ntege nkeya, reka gutandukana n'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi niwe wavuze ngo niba unkunda unkundira Imana. Iyo Mana yikunde, iyo Mana ntabwo ihinduka, iyo Mana ntabwo yirengagiza. Ni Imana itirengagiza. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana yongere iguha imbaraga. Iyi saha kuri iyi kamera ndi kugusabira imbaraga kugira ngo Imana yongere iguhe bya bihe byiza wari ufite. Haleluya! Imana yongere iguhe ibihe byiza, Imana yongere iguhe imbaraga n'amavuta, Imana yongere kwishimire, Imana yongere gushyira muri bya bihe byiza wari urimo. Garukira aho ngaho. Warakomeretse biragaragara, wahuye n'intambara, ugera ucika intege, ariko nje kukubwira ngo wicika intege. Nje kukubwira ngo aba maso, nje kukubwira ngo ngera ubyuke. Aho wari waraguye, aho wari waracitse intege, aho wari warasubiye inyuma, ongera wibuke isezerano, ongera wibuke isezerano wagiranye n'Imana. Imana izakugirira neza, kandi Imana izakugarukaho. Ni Imana itabeshya, ni Imana idakiranirwa. Izere iyo Mana, kubera ko ije kukugirira neza kandi ije kukurengera. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko tuva mu bidatunganye, ni byiza ko twongera tukagaruka imbere y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nta muntu wayiringiye ngo akorwe n'isoni. Nabonye iyi Mana, umubyeyi wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umugabo wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umukobwa wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni, umusore wayiringiye ntabwo ajya akorwa n'isoni. Nyemerera wizere iyo Mana. Iyo Mana irakomeye, iyo Mana irahari. Amen. Iyo Mana irahari, iyo Mana irashoboye, iyo Mana ntabwo ijya inanirwa. Nawe wowe wananirwa, ariko ntabwo ijya inanirwa. Umaze igihe kinini uvuga ngo Mana, ibyo wambwiye, mbese ko maze igihe kinini mbitegereje, mbese ko nta
ntabyo ndi kubona, ariko subiza amaso inyuma. Wibuke ibyo Imana yagukoreye, wibuka ibyo Imana yakurinze, wibuke cyagiye gukura muri bwa burwayi, wibuke cyagiye kurengera mu kazi, wibuke cyagiye gukorera ubukwe. Zonegere botayasire, ni wibuke ibyo Imana yagukoreye, maze bigutere kongera kuyigarukaho. Tutere voshayini mora, bigutere kongera kuyizera, kuko ni Imana iri mu ruhande rwawe kandi yiteguye kukurengera. Nshuti yanjye, yiteguye kukugirira neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Nubwo uri mu bibazo, ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nubwo ufite intambara, ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana yambwiye ngo subira ku rufatiro, wongere usenge. Ndi kubona abantu bari mu gahuge, abantu bibereye mu gahuge, abantu bibereye mu guca imanza, abantu bibereye mu magambo, abantu bahugiwe mu kazi, bahugiwe mu butunzi. Ariko Imana yambwiye ngo ongera uhaguruke, ongera usenge, wongere usenge, kuko Imana ije kukugirira neza. Imana ije kongera kukurengera. Nshuti yanjye, Imana ije kongera kukurwanirira. Imana ikugarukeho kandi Imana ikwishimire cyane, Imana ikuneserererwe. Niwongere ugaruke uve muri ako gahuge, kubera ko ibyo byose urimo Yesu yaza. Ese Yesu aje yagusanga he? Ese Yesu aje yagusanga mu magambo? Ese Yesu aje yagusanga mu guca imanza? Garukira aho ngaho. Yesu naza azasanga uri mu bihe byiza. Yesu naza azasanga ugifite rwa rukundo. Yesu naza azasanga ukimwizeye. Wihemukira Imana, wikihakana Imana, dore ntabwo yakwihakanye. Hari igihe abana b'abantu bari bakuvuyeho, ariko yikugumaho, ntiyakwihakana, ntiyagutererana. Nawe rero wihemukira Imana, wivuga nabi Imana, wicika intege. Nshuti yanjye, garukira aho ngaho. Imana irakwakira, Imana irakugirira imbabazi, Imana irongera inezeza umutima wawe, Imana irongera ikwambika imbaraga. Saba imbaraga z'umutima, saba imbaraga z'umutima, usaba imbaraga zo gusenga, usaba imbaraga zo gukiranuka. Imana nayo izururuka ikugirire neza. Nshuti yanjye, Imana ikomeze kukugirira neza, Imana ikomeze kuguha imbaraga n'amavuta. Iyi saha nagusabira imbaraga n'amavuta. Wiva mu byizerwa, wicika intege, witandukana n'urukundo rw'Imana ngo nuko amasezerano atarasohora. Komeza ube mu rukundo rw'Imana. Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Ni Imana itabeshya. Usubije amaso inyuma, wasanga hari igihe yagutabaye wari usebye, wasanga hari igihe yagutabaye byari bikomeye, wasanga hari igihe yagukuye kure byari bikomeye. Iyi Mana rero, iyi Mana yigumeho, iyi Mana yizere. Ijambo ryayo riratubwira neza ngo hahirwa biringira Uwiteka, kubera ko nayo ngo izababera ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Komeza wiringire Uwiteka, komeza wizere Imana muri ubwo burwayi bwawe. Imana izururuka igukize muri ibyo bibazo byawe. Imana izururuka igukure muri ibyo bibazo, muri izo ntambara ufite. Imana izururuka igukure muri izo ntambara. Wa mukobwa we, nubwo hariho abantu bagufasheho ijambo, ariko Imana yakubwiye ko izakugirira neza. Imana ikubwira ko izagukorera ubukwe. Imana ikubwira ko itazagukoza isoni. Reka kuva mu byizerwa rero, reka gutandukana n'urukundo rw'Imana.
nuyubahe nayo dore ije kukubahisha. Hari ibintu Imana ibohoye, hari ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Ibuka amasezerano mwagiranye, wongere usenge. Ndi kukubwira ngo ni wongere usenge. Wowe udukurikiranye ndi kukubwira ngo wongere usenge, wongere ube maso, wongere winginge Imana. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Ngo mbese niki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni inzara? Mbese ni ukwambara ubusa? Mbese ni ukurenganwa? Mbese ni inkota? Imana ikugirire neza. Ibyo byose nibigutandukanye n'urukundo rw'Imana. Ibyo byose nibitume uva mu byizerwa. Ibyo byose nibitume uva mu masezerano, kuko Imana ikikurinze ubu ngubu izakugirira neza, izagutabara, izakurengera. Ndikubwira abantu rero ngo bave mu gahuge barimo, bavemo inyuma kwa Satani, bizere Imana. Kwa Satani nta cyiza gihari, kwa Satani nta masezerano ahari inshuti yanjye, ariko imbere y'Imana turahakirira, ntabwo tuhapfira. Imbere y'Imana turahabohokera, imbere y'Imana tuhahererwa amahoro, tubona amahoro, tubona amahoro, tubona ubutabazi. Imbere y'Imana ibyari byanze biremera. Imana ikugirire neza, Imana ikugarukeho, Imana ikunezeze. Nagusabira imbaraga, nagusabira ubutabazi, nagusabira kurengerwa n'Imana. Imana ikongera ikaguha imbaraga n'amavuta, Imana ikongera ikakunezeza, Imana ikwishimire. Imana mu kibazo ufite yongere igusange, urukundo rwayo rukugereho, imbaraga zayo zikugereho. Ibyo wabonaga ko byari byanze, Imana irabihindura amasezerano, Imana irabihindura ibisubizo. Ibyo wabonaga ko bitazakunda birakunda kuko wizeye Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuririmbyi wavuze ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo wankunze ntamuzi. Urumva urukundo rw'Imana. Imana yadukunze kera, Imana igukunda utaraba n'urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Iravuga ngo baho. Ni benshi batambutse urasigara, ni benshi mwabyirukiye rimwe bamaze kugera ahacecekerwa, ariko wowe urasigara. Ese usigariye iki? Usigaye kugira ngo unezeze Imana, usigaye kugira ngo wubahishe Imana, usigaye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Igihe wahawe ntugikoreshe. Yesu naza azagira ikintu akwibukiraho. Yesu naza ubwo azatwara be, nawe azagutware. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwishimire, Imana ikunezerererwe, Imana ikomeze kubana nawe. Turabona abantu benshi bari gucika intege, turabona abantu benshi bari kurambirwa, ariko Imana yacu, wirambirwa. Imana yacu ntago ari bayari kandi ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu ihora itubereye maso, Imana yacu ihora itubereye ku rugamba. Imana ikugirire neza, ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ntihagire ikintu na kimwe zonegere botaya sire kigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana iragukunda kandi Imana ikwitayeho. Umaze igihe kirekire uvuga ngo mbese Mana, ibibazo ndi kunyuramo mbese ntiwabibonye? Izi ntambara mfite mbese Uwiteka nturi kuzibona? Ariko ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana, kubera ko Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza. Nakugira inama ngo nta kindi ukwiye gukora, ahubwo pfuka musenge. Nta kindi ukwiye gukora, wongere usubire mu masezerano y'Imana, wongere wibuke icyo mwavuganye n'Imana, wongere wibuke icyo mwasezeranye n'Imana. Imana ikugirire neza. Ahantu uri hose Imana ikwishimire, ahantu uri hose Imana yongere ikugarukeho, yongere iguhe umugisha, yongere iguhe. Imana ikugirire neza
kandi imana ikwishimire. Reka dusenge Imana. Ndumva ijambo nari mfite ari iryo ngiryo ryo kubabwira ngo ntihagire ikintu na kimwe kigutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntihagire ikintu na kimwe kiguca intege. Ni wowe uzi aho wacikiye intege usubira inyuma, ni wowe uzi aho wanamukiye, ni wowe uzi aho watandukanye n'urukundo rw'Imana nshuti yanjye. Ariko ndi kukubwira ngo garukira aho ugeze, ongera wizere Imana, wongera wibuke rwa rukundo rwayo, wongera wibuke kwa kundi yagutabaye, wongera wibuke kwa kundi yakurengeye, wongera wibuke ko hari igihe yagutabaye wari ugiye guseba. Imana ikugirire neza. Murakoze cyane kandi Imana ibaha umugisha. Iri jambo ry'Imana niryo nari ngambiriye kubabwira. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abishimire. Imana ibaha umugisha cyane. Karibu no gusenga. Waba ufite ibibazo bitandukanye, waba wararemerejwe n'uburwayi, wararemerejwe n'imiryango, wararemerejwe inshuti n'abavandimwe, abaturanyi, waba ufite ibibazo bitandukanye, ngwino kwa Yesu aragufasha, ngwino kwa Yesu arakuruhura, ngwino kwa Yesu. Ndabizi ko hari byose. Nta muntu n'umwe wagize icyo aburira kwa Kristo. Yesu yaranabaye, arandengera, arakurengera, arengera imiryango yawe, arengera abavandimwe, arengera abantu benshi batandukanye. Nawe yakurengera, nawe yakugirira neza, nawe yakugirira ibambe. Ngwino nyabo, ngwino Imana irakugirira neza, ngwino Imana iragutabara, ngwino Imana urayiboneraho byinshi kandi wari ukeneye. Hanyuma reka tugusabe usengere abantu abo bose mvuze, ubashyire imbere y'Imana kugira ngo Imana yururuke ibane nabo. Ni karibu no gusenga mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Tuzi neza ko Imana ijya yumva gusenga. Amen. Tuzi neza ko Imana ijya ibasha gufata ibyari byananiranye bigashoboka kubera ko twayizeye. Nukuri. Kwa Yesu nyine indwara zirakira, kwa Yesu ubutabazi buraboneka. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Wowe uruhijwe n'ibyo bibazo byose, Imana ikugirire neza kandi Imana igusange kandi Imana iguhe umugisha. Humurira kurengera. Nawe ufite umukunzi, urabona abakubeshya, abagira ute, ariko Imana hari ijambo njya avuga ngo Imana hari abari mu kabati umunsi azamufungura azamuzana, kandi uwo mukunzi azaza akubwira ijambo ryiza utigeze ubwirwa mu buzima bwawe. Izere Kristo. Ni kwa Kristo hari byose, kandi kwa Kristo hariyo ibyo ukeneye byose. Ni karibu umubyeyi no gusenga. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Twarakubonye mu bihe bikomeye. Wowe udukunda tutaraba gukundwa, utwitaho tutaraba kwitabwaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nsengeye buri muntu wese udukurikiranye Yesu, nyemerera umusange umugirire neza. Aho yaracitse intege Uwiteka umutabare, aho byabonaga ko bikomeye umugirire neza. Mana, tubonye neza ko nta wadutandukanya n'urukundo rwawe, kuko dusanze waradukunze cyane. Ngaho nubagirire neza abafite ibibazo bitandukanye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari hanze y'u Rwanda. Unyemerera Uwiteka, unyemerera ugenda ubasange. Abakobwa ugenda ubasange, abasore ugenda ubasange, ababyeyi ugenda ubasange. Mana, abagabo ugenda ubasange. Mu izina rya Yesu Kristo, bongere bibuke urukundo rwawe, bongere bibuke imbaraga zawe. Ugenda ukora imirimo n'ibitangaza, kuko uri Imana ijya ibikora tukabibona, kuko uri Imana ijya itabara tukakubona. Tayasi
remeniyanse, uri imana igihindura ibyanze guhinduka, uri imana ifite imbaraga n'ubutware, uri imana itegeka bikaba, uri imana ivuga bigakomera. Nyemerera wiheshe icyubahiro rero, unyemerere utanga umugisha ku badukurikiranye bose, unezeze imitima yabo, kandi ibyari byanze byemere, aho bari bacitse intege wongere ubahe imbaraga. Urakoze kubyumvise, urakoze ko wesheje icyubahiro, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubikoze, amen. urakoze cyane mukozi w'Imana kubw'isengesho ryawe, kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Imana yongere ikwambika imbaraga, kandi musabiye mwuka wera cyane kugira ngo ajye akomeza abe mu ruhande rwawe. Hanyuma abantu bagukunda, abantu bagusaba ibitekerezo, inkunga zitandukanye, washyiraho nimero zawe bakazakubonaho. Murakoze. Nomero yanjye ni 0781919265. Iyo nomero niyo bamboneraho, yaba kumpamagara, yaba kuri WhatsApp, aho hose ndaboneka. Imana ibahe umugisha. Yego, murakoze cyane. Hanyuma hari ibintu byinshi byateye, ndetse abantu benshi ibintu byinshi byagiye bivugwaho, ngo abakozi b'Imana ngo bamwe baraguye, ngo abandi ngo ntibagisenga, ngo abandi ngo baza batubwira ko Imana yavuze itavuze. Nkawe nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu usenga Imana, nk'umuntu uvuga iby'Imana yamutumye, ni iki wabwira abo bantu, cyangwa ni iki wabwira abo bantu baba bazi ko abakozi b'Imana aho bari hose icyo bavuze atari icyo Imana iba yababwiye? Njyewe njya mbwira abantu ngo buri wese afite ukuntu abana n'Imana ye, kandi muri iki gihe nyine Imana zabaye nyinshi. Ikintu nabwira abantu ngo babe maso, buri muntu ku giti cye abe maso, kuko nuba maso uzashobora gutandukanya umwuka w'Imana n'utari umwuka w'Imana. Nubwo umuntu yakwishushanyaho, nubwo umuntu yakwiyoberanyaho, ariko bizageraho Imana iguhishurire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaza igihe gikomeye cyane, ariko nibakubwira ngo hariya hari Imana, ngwino tujyeyo, ntuzajyeyo. Hariho kondisiyo rero. Imana birasaba ngo buri muntu wese abe maso, birasaba ngo buri muntu wese asenge, ariko ntibivuze ko hatari abakozi b'Imana. Nanone abakozi b'Imana barahari kandi bakorera Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditse iri jambo ngo Uwiteka azabe. Imana iracyafite abakozi bayikorera, kandi bayikorera mu kuri no mu mwuka. Nimba waragenzuye ukabona wenda si Imana wakurikiye, birasaba nyine kugira ngo usenge cyane, ubashe gusobanukirwa, umwuka wera agusange. Murakoze cyane. Hanyuma ijambo riravuga ngo benshi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Wowe usenga kandi utera imbuto nziza muri karitsiye, utera imbuto ku mugabo wawe, umugore wawe, aho utuye, ku bavandimwe, iyo si Imana usenga, ahubwo ufite indi Mana ukorera. Hanyuma niba usenga Imana by'ukuri, era imbuto zikwiriye abihannye. Ikindi, ukora iby'Imana ishaka, Imana izakwemeza abantu. Ni ukuri ikomeze ikurinde n'amenyo y'abasetsi. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubagira neza, kandi umugisha mwinshi kuri mwebwe mwadukurikiye, munakanda subscribe, like, share ndetse na komenti, kugira ngo buri kiganiro cyose tuzajya tunyuzaho kijye kibagereraho ku gihe. Imana ikomeze kubagura muri byose. Amen.